aza kumpamagara and then turapanga tujya muri studio bwa mbere duhura twahuriye muri studio tujya gukora indirimbo yacu byari bimeze bite byari byiza kubera ko first of all ubwa mbere ngiye gukora indirimbo ya gakondo. Kongeye kubaha ikaze banyarwanda namwe banyarwandakazi ndetse n'abashobora kuba mutega amatwi muherereye hanze y'igihugu cyacu, ubwo ndavuga ku nkengero z'igihugu cyacu, mwese tubahaye ikaze. Nk'uko mwabonye ejo cyangwa se nk'uko mubizi, ejo hari ku munsi wa Saint Valentin, aho ari umunsi w'abakundanye, aho amakupe agenda agira ibyishimo bigiye bitandukanye cyangwa se ugasanga agiye havinga fun mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Uba ari umunsi mwiza, kuba wizihiza, kuba bafite abakunzi, ari umunsi w'agahebuzo. Ubwo rero nubwo uwo munsi wabaye, turakeka ko mwana winjoyinze, mwameze neza, mwarishimye, n'abatari bafite abakunzi mwihangane, igihe cyanyu kizagera. Ariko turagira ngo tubabwire agashya ejo karanze uyu munsi wa Saint Valentin, nk'uko usanzwe uba ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Abantu mukurikirana umuziki nyarwanda cyangwa se ku bantu bita ku muziki nyarwanda, mwese ndakeka muzi umuhanzi bita Ivan Music ndetse n'uwitwa Marina cyangwa se Deborah, ariko yamamaye ku izina rya Marina. Ubwo Ivan Music yari afite igitaramo muri Kigali muri Vasi, aho yaragiye kuba yaperforminga indirimbo ze zigiye zitandukanye, kuba yasangira ibyishimo n'abakunzi be. Ubwo yaje kuba yatungurana yambika impeta cyangwa se akora icyitwa proposal umuhanzi Marina Deborah. Benshi baranatunguye kuko Marina yari yagiye yumvikana kenshi avuga ko mu bintu bihangayikishije umugabo atarimo, avuga yuko muri iyi minsi impeta reka avuga ko nta gahunda yo kuba yakambara impeta afite. Ariko byaje kuba byatungura abantu ubwo babonaga uyu muhanzi abasha kuba yaproposa Marina Deborah. Of course aranabyemera. Bikaba biri kwibazwa nyine, ese harimo irihe banga, bakoresha irihe banga kuba bajya mu rukundo bakabasha kuba bahisha, bikaba bitazwi cyane noneho ko ari n'abasitari buriya kenshi abantu bamaze kuvuga ko buriya abasitari kuba bahisha ubuzima bwabo muri kariya kageni cyangwa se kuba bagira life yabo iri private biba bigoye cyane. Ariko nyine bikomeje kugenda byibazwaho cyane, ese aba bahanzi bakoresheje irihe banga ku buryo babasha kuba bahisha iki gikorwa bakageraho bagera ku munsi wa proposal abantu batari babizi. Abantu benshi batuwe n'ibintu batibwiraga, ariko nyine ni ibintu byiza cyane kuba abahanzi nyarwanda babiri bavuga ati reka duhuze imbaraga, tube twasengera umugozi umwe, dufatanye urugendo, turebe yuko twatera imbere cyangwa se natwe byinshi twacivinga. Biba ari ibintu byiza cyane, ndetse dukomeza no kuvuga ati congratulation kuri Marina, kuri Ivan Music, yakoze igikorwa cyiza, ajyana igikorwa noneho kiri na special kuba yagikoze kuri uyu munsi w'abakundanye. Urumva ko umunsi wo batangiye neza. Hari ababa bari kuwizihiza bamaze umwaka, ni inshuro ya 5 n'inshuro ya kangahe, ariko we urumva ko iri joro ko ryari ijoro ryiza kuri aba bantu bombi, kubera yuko ryari ijoro ry'abakundanye, ariko urukundo rwabo urumva ko rwageze ku yindi ntera. Ushobora kuba bari basanzwe bawizihiza, ariko uyu munsi bawizihije biri special, kubera yuko umutwe ubu hatangiye kuzamo igitekerezo cyo kuba babana. Kuko proposal ni ikimenyetso cy'uko uba usabye uwo mukundana kuba mwazarushingana. Urumva yuko umunsi wagenze neza kuri Marina, umunsi wagenze neza kuri Ivan Music, ni umunsi buri mwiza ku bakunzi babo bombi, kubera yuko buriya umukunzi w'umuntu cyangwa se umuntu ukunda umuntu ari we wese yishimira iterambere agezeho, kandi rero ari iterambere. Gukomeza no gushishikariza abandi banyarwanda, namwe banyarwandakazi, bamwe mutera intambwe, n'urugero rwiza muri gutanga, ndetse ni na achievement nziza iba ikomeye cyane, kubera yuko gutangira urugendo rwo kuba warushinga n'umuntu ni ibintu byiza cyane, kuko ni ukwagura umuryango. Kandi ikindi nanone buriya hari indi stage ugezeho abantu batahindura uko bagufataga, kuko buriya ugiye kuri icyo kintu kandi umuryango ni ikintu kiba gikomeye cyane.
gikomeye cyane gituma ugira urundi ruhare cyangwa se gituma ugira indi shusho mu bantu, kubera yuko nta muntu ugira umuryango akiri umwana. Umuntu ufite umuryango aba yakuze, aba yegereje. Ubwo rero tubabwira ngo abakunzi ba Marina mukomeze kugenda mubwira ati felicitation, kandi ndetse mukomeze no kumusengera kuko intambwe agiye gutera cyangwa se igikorwa agiye kuba yakora mu minsi iri imbere cyo kuba yarushingana n'umuhanzi mugenzi we Ivan Music. Ni ibintu nyine bisaba amasengesho kuko uko mubibona muri iyi minsi ibintu bisigaye bikomeye bikaze. Ubuzima ni ikintu kitoroshye, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo bakanga abakunzi babo mukomeze kubasengera, kandi natwe abanyarwanda muri rusange turabashyigikiye, turi kubasengera, turagira ngo ibintu byabo bizagende neza. Twifurije urugo ruhire, kabone nubwo batari bashyira hanze itariki y'ubukwe, ariko nyine niho biba biri kuganisha. Nk'abanyarwanda muri rusange turabishimiye, kandi bumve ko tubashyigikiye, bakomeze kugenda bagira ibihe byiza mu myiteguro yabo, kandi ndetse n'urukundo rwabo rukomeze kubaryohera. Ntirube rwa rukundo usanga rwuzuye inzitizi, ahubwo barwishimire cyane nk'intego nyamukuru isanzwe ari y'urukundo, ni ukwishimirwa. Kabone nubwo mu buzima habaho ups and down, ariko turabasabira ngo bazabicemo neza, kandi bakomeze kugira ubuzima bwiza, bwimakaze by'imbere, bakundane, kandi ndetse bazabashe kuba banarushinga, babyare hungu n'akobwa, ibintu bigende neza. Natwe abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi nicyo twakwifuriza abanyarwanda bagenzi bacu, ubwo ndavuga Marina ndetse na Ivan Music, kandi bazagire urugo rwiza. Turabakunda.